Rero tugiye gutangira ibirori byacu, ariko murabona ko abana banyu baberewe ndetse na barumuna bacu, mubambera amashyi ndetse n'impundu babyeyi rwose. Nimwongere numva mwasondetse, nimwongere. Murabona rero ko bose baberewe, ariko mbere ya byose mureke Imana icyubahiro kugira ngo habeho isengesho ifungura ibirori byacu. Iminota 35 biba birangiye, muraguma mwihangane. Rero hagiye kubaho ibiganiro turatubiyobora buhoro buhoro. James aradufasha, arashyiramo video igiye gutangira. Umwana umwe umwe video nizajya irangira azajya aza hano imbere, umubyeyi we turamuha iminota 3 itarenga irangira tuguhagarika utanga impano umwe n'akantu gato biba birangiye. Murakoze cyane abana. Haleluya. Bashimye Imana kubw'uyu munsi, kubona mwene data Yves ageze muri bigero, ageze muri uyu munsi, kuko si bose bishobokera, ariko bashimye Imana ko mu masezerano bisezanije yuko na Yves itageze kubera ko yakoze ikintu cyiza, tumemereye imodoka na uyu mwana muzi aza muri Sunday school ari akana kangana gutya, none dore ibitangaza by'Imana. Courage mukobwa mwiza, Imana ikomeze kurindi. Amashyi. Murabona ko umubyeyi yishimiye. Ibi no kwibuka aho umuntu yaturutse n'aho ageze. Rero reka tubahe ijambo. Ni batatu, iminota 3 niyo mwingabana simbizi, ntabwo muri bume ruswa. Bamwita Tubombe, umuhungu w'umusaza. Tunataka tuongee. Burya rero ibyinshi abavuyeho babiguze simfata iminota. Uyu mwana mureba hano ni umwana mwiza, ndamubashimiye kandi bamwe mujya mumwirebera. Amazina ye yitwa Mvuyekure, nubwo bamwita baravuga ngo ni Mvuyekure, ariko yitwa Mvuyekure kuko kumwita iryo zina yavuye ahantu haruje cyane, yavukiye mu Uganda aho bita Murenge mu buryo buruhije. Uyu mwana niwe bucura mu mbyaro zanjye, kandi mu bana bize uyu nguyu niwe wambaye iyi myambaro. Amen. Abasina ishimwe.
ubwo rero ni icyifuzo cyanjye ni cya kindi nigeze kuvuga, nifuza ko akomeza amashuri. Nta kintu namuha usibye kumwifuriza imibereho myiza yo kugira ngo icya mbere asenga Imana, kandi icya kabiri akurikira amashuri kugeza igihe azayarangiriza. Kubw'ibyo rero nabonye ko nta kindi cyamufasha, namugeneye imodoka kuko nizajya ntabwo ari ideni cyangwa ngo murerege, dore n'urufunguzo rwayo. musigaranye iminota 2 muyigabanye. Ndabasubije mu izina ry'Imana ya Yesu Kristo. Robert Munani ni murumuna wanjye, mufite imyaka 2, so ntabwo igihe kirekire nanjye ni mu rwego wagezemo arangije high school. Ibintu twishimiye cyane kandi turashimira Imana. Mwumvishe intego y'uko afite intego yo kuzarangiza college, nanjye kano kanya ndi kuri college sinzi uburemere bwabwo, ariko nzi ko ari umwana mwiza kandi yuko Imana izamuburande cyane kandi azabisoza akanabishobora. Yabyizeye cyane. Rero reka nanjye ntereze nyina mama ntizaje. Oze mama nawe agira icyo mubwira, agiye icyo mwifuriza. Kuko mbega very proud of you, and I'm excited to see you continue after this. murakoze. Imana ibamugisha kandi muduhaye. Ndashima Imana cyane bivuye ku mutima, mvuze amazina yawe bakwita ibyuma. Turasaba rero ababyeyi be, yatangiye gukorera Imana ari muto, igeze no kuba umudiyakoni muri Sunday school, arabikwepfa. Banza yari yarishyizeho. Namwe mu muryango muremure muranga gukoresha iminota 3. murakoze. Umwana kubw'uyu munsi udasanzwe wo kumwana, ndabishimira. Ndashima cyane ko kurangiza ishuri umwana akicyubaha birakomeye, ariko nshimira Imana cyane kubwo kubaha kwe, abarangije amashuri. Imana ishimire cyane. Amen. Ari nshimira cyane ababyeyi banjye, ababyeyi kumwe ahageze cyane cyane. Ndabishimira umuryango wanjye, ababyeyi banjye, basaza banjye, kuko bamwe batabihanira ariko Imana ishimwe cyane. Kandi nshimira Imana cyane, nshimira cyane umukozi w'Imana pasiteri, abaha impanuro uko bije muri kera, abinjiza ku by'Imana cyane. Imana
Unasikia sawa? Sikia Zania, unaambia mama masomo ilienda kama vizuri bwana. Hello, my name is Euphoria. I just want to say that with my time in school, I've been having a good time with the school here. And thanks to the church and my family members for helping me during my school years. Because of them, I was able to accomplish a lot of things, especially with the effects of COVID has on us. Shalom. Mbele ya yote nashukuru kwa kanisa kwa kuandalia sherehe ya watoto wetu. Jambo yangu mimi sikuweza kufanya, lakini nashukuru sana. Niendelea kushukuru Efori, alijikaza sana. Alikuwa bali watoto 5 alipata scholarship ya mzuri. Amen. Nashukuru Mungu sana. Kwa mambo yangu mie ni neema sana. Bila kulipa minervale. Mtoto atakwambia mama, mimi nataka minervale leo watanifukuza. Mimi nashukuru Mungu sana. Umwana mwiza cyane, umwana ufite ikinyabupfura. Reka dukurikize hano. Amazina yawe Mutanda. Abanyita Jean Niyonkuru. Uranjaye mu ishuri. Ndangije high school. Ijambo ni iryanyu nawe mu gitatu. Nakuze ashimira Imana cyane mbere byose byangejeje muri uyu mujyi wa Kentucky, ndashima cyane. Amen. Mbere ndashimira abakozi b'Imana bari gushimira Imana. Abakozi b'Imana ndabashimira cyane ku buryo bitanze kubw'urubyiruko rwacu. Baritanze cyane babashyira mu nzira nziza. Janti twavuye muri Afurika abagera batindora nakomeje. Ariko twageze hano areba ukuntu igihugu gicanze n'amahanga n'ibyari byiza, ariko kugera hano byo byabaye ibindi yareze barumuna be njya mu kazi, namuzanye akambakamba imyitambara mu gitari gato cyane, ariko byose yarabikoze. Ese aho papa waba atahabaye narahabaye, navuye arajya kandi impano mfite yo kumuha kuko ibyo mfite nibyo nta kintu mfite cyo gukoramo ngo ndamuhereza. Konte yanjye niyiwe hasi ntabwo ngapfa, niwe na bene nyina. Rero nta kintu nakuzaniye, urabizi ko ngukunda muri byose. Dushimira Imana tukagusenyera ku mugozi umwe. Icyo navuga cyane umwenda ni ugukomeza ukaba mu Mana, agutura Imana aho uri niyo ugakomeza ukaba niyo muri byose. Amen. Rero nshimira Imana cyane, ikindi cyo kurenzaho ni ugushima Imana n'abamfashije kubarera. Nimwe mwese muri hano ko mutwitayeho, murakoze. Urangije icyiciro cy'amashuri. Wambaye icyiciro cy'amashuri yisumbuye ya school. Go ahead. Ubundi promesse imbere uriya nawe harimo umwe tubona ko azaba umukozi w'Imana rwose umeze neza. Turasaba umuryango we wigira imbere ababyeyi be, nabo tubahaye iminota 3. Imigisha yinjiriye mu rugo rimwe rwose, Imana ishimwe cyane. Ubundi uyu mugabo niwe uyoboye uru rugamba, niwe perezida. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
nshimira Imana cyane iduhaye igihe nk'iki twatwicanga Imana ndayishimiye cyane. Nshimira abakozi b'Imana bateguye igihe nk'iki umwanya nk'uyu. Mana yanjye ni ibintu bihesheje agashema itorero ryacu n'ababyeyi mbese buri muntu wese uri hano ni ibintu byiza cyane. Imana nitera amashyi. Abakozi b'Imana, Imana ikomeze kubongera ubwenge gutangiza kuri buri kimwe kijyanye n'intama zayo. Imana ibamugisha. Rero nshimira Imana cyane ku bw'umuryango wanje wacu twese. Abana bacu ni abana beza, ni abana bubaha. Nshimira Imana cyane kubona bateye intambwe yo kurangiza ishuri. Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero ni ukubasengera kugira no kubashishikariza gukomeza imbere. Nibakomeza imbere n'Imana bayikurikiye gukunda Imana n'ishuri, Imana izabageza ku cyo bifuza. Imana ibakugisha. igikorwa cyiza Imana yakugejeje. Manza kubanza tubwire amazina yawe. Zeni karibu. Turasaba ko mwakwihutisha mumera amashyi n'umuryango rwose kugira ngo muribuka ko n'umuryango waje bari mu bantu baje vuba nyuma yacu, ariko Imana igenda ibamugisha. Kuona tuko saizi tuko hapa. Jambo la kwanza naweza kushukuru Mungu kwa kuona vyema kuhusu kikao kiko hapa. Ni jambo la maana sana kupitia sana sana kwa watumishi wa Mungu, hata kupitia mtumishi wa Mungu Theo Style kwa kuweza kuleta hii mawazo ambayo yakuweza sisi watoto wa Mungu sisi zote tukusanyika hapa kuhusu sherehe ya watoto zetu. Hiyo ni jambo la maana tena, nashukuru tena sana. Juu ingekuwa kila mtu nyumbani kwake, ingekuwa shida nyingi, pesa nyingi zinatoka, mafuta yanakuwa kutawezekana. Lakini nasema nashukuru Mungu vema kwa mawazo ya watumishi wa Mungu. Amen. Ndio, tatizo hili nataka kusema huyu ni mtoto wangu mpendwa. Mimi kwa jina langu naitwa Mangere Lora. Imana ibahe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mpagaze mu izina ry'itorero kandi mutumwe n'itorero. Burya rero itorero nk'uko menyere kubivuga ni umuryango w'Imana. Ni umuryango w'Imana, tukaba abana b'Imana. Aba bana bacu rero mu jambo rihinnye ariko ry'ingirakamaro rizabafasha aho bazajya hose. Ndarisoma hano mu Befeso n'igice cya 6. Bana muzazirikanira ijambo ntimukaryibagirwe. Bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bikwiriye. Murongo wa 2, wubahe so na nyoko. Iryo niryo tegeko rya mbere ririmo n'isezerano. Uwa 3, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Ndarekera mufite imiryango nk'uko tumaze kubibona mukomokamo yababyaye ba papa ba mama, ariko n'iri torero naryo ni umubyeyi wanyu. Murabyumva? Murabyemera? Muzatubera abambasaderi beza aho muzajya hose, muri college yo hejuru, ese muri kampani muzatubera ababyeyi. Uzababona wese azabasomemo imico y'Abakristo. Muri makere nkuko Paul abivuze, burya ngewe menyereye kubona hari akagifti gato
itorero ryabageneye umubyeyi wanyu nk'abana b'itorero hari akagifiti itorero ryabageneye buri umwe arahaguruka ze agafate akagifiti ke byaba byiza ukabasanga hariya ku mayesikariye uyu munsi ni abageni ntacyo kamwe kandi bagafate banahagurutse muhaguruke mwakira bagifite k'itorero itorero ryabibutse ukubabwira ngo kuraje ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe ibi bintu ni Yesu turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe ibi bintu ni Yesu zerewe ibi bintu ni byiza izi bintu ni byiza izi bintu ni byiza ibintu ni byiza ibintu ni byiza ibintu ni byiza haleluya wabikoze ni Yesu wabikoze ibi bintu ni Yesu wabikoze turaneze haleluya tugaciye muri uko turashonje mwararurwanye murarutsinze mwabana b'Imana ibigeragezo byabateye ariko satani yarabagwanje ariko ntiyabanesheje intsinzi n'icyubahiro bihabwe izina ry'umwami wacu Yesu Kristo haleluya nagira gada bambaye inka bayisangire one by one Imana ibahumugisha naza bayubwiza Imana abana b'Imana ni beza abana ni beza bayubwiza Imana abana b'Imana ni beza bayubwiza murakoze cyane rwose
Thank you.